Yani tukamuzirana Solange. Shema yari iki kuri wowe? Shema yari nk'umuvandimwe, yari musaza wanjye ko twarabanye, yabaye mu rugo twaraturanye, ni inshuti muri make. Yari nk'umusaza wanjye. Niki wamuvugaho rero kuri uyu munsi usa nkaho umusezera? Uyu munsi ikintu navuga kuri Shema ntago nabona ikintu namuvuga ko yari umwana mwiza, yabanaga n'abantu neza. Ku giti cyanjye yambere musaza wanjye ntacyo namushinja. Murabona n'abantu bose baraha, bose baje guherekeza Shema, yari akiri muto, ariko murabona abantu bose baje. Ntago bisanzwe kandi muri ibi bihe bitatworoheye. Ni ibintu by'agaciro, bishatse kubivuga ko Shema yari ikintu gikomeye mu bantu, kandi yari umuntu ugira urukundo. Mbese Shema yari umuntu w'abantu, nta kintu cyinshi twamuvugaho. Tumwifurije iruhuko ridashira. Murakoze cyane. Murakoze. Banyita Gustave, nk'abandi inshuti umuvandimwe cyane wa Shema, abenshi bari bagiye banzi. Ego mu by'ukuri Shema yari umuvandimwe, yari inshuti y'abantu bose. Ikigaragaza ni abamutabaye, birimo biragaragara mu maso y'abantu. Biragoye muri iki gihe turimo, ariko by'agaciro abantu benshi babyubashye baraza. Ni ikigaragaza ko ukuntu yabanaga, ari inshuti y'abantu, yari yagutse nyine nk'umuryango munini. Yadusigiye inshuti, atuma tumenyana n'abantu aho ari bo bose. Byibuze n'ubwo yabaduhaye hari byinshi tuzaba tumwibukiraho, gusa tubuze umuntu, tubuze inshuti cyane, ariko by'agaciro hari imbuto yadusigiye. Uriya mwana we tuzamufasha bishoboka, yaba njyewe yaba umusore, inkumi bari inshuti ze bose. Ndakeka ku bwa Shema nta na kimwe batabasha gukora. Shema wamuvugaho byinshi cyane, gusa tubuze umuntu. Haragiye, ariko nzi ko Imana iramuha iruhuko ridashira. Kuko ibintu byinshi biba bindengamutwe, ntabwo nabura icyo mvuga kuri aba. Icya mbere cyo ntabwo mvuga kuri naramubyaye, ariko kandi uko ari umwana wanjye afite ababyeyi bamubyaye ngo uburere butuwe. Umwana wanjye nawe, ariko aba bana ko ari babiri ntabwo batankoreye. Murabona ko ndi umukecuru, ubundi nari umukecuru wifitiye imbaraga zikorera. Uyu mukecuru ni uwacu, kandi Imana nayo igashobora nayo kwisubiza ibyayo, kuko niyo yabiremye. Nta gituma rero ntagomba gukomera, kuko uriya mwana ntabwo aribyo bamwihaye, n'Imana yamuhaye. Shema yarankundaga mu bana bose, niwe nari nzi ko ari umwana, kuko nakinaga ikintu ntabwo natinyaga kumubwira, kuko nta n'ubwo yajyaga akunda kuvuga. Namubwiraga ikintu we agaseka gusa, ariko akambwira ati atihangane, ntabwo uzababara. Ahubwo igimbabaje ni uko ngiye kubabara. Urumva ngiye kubabara kurusha ukuntu ntazi. Shema yari umwana muzima pe, kandi nkongera nkashima Imana ko yubashye mukuru we, nkashima ko yabanye na Gustave. Nkongera kandi kubwira Gustave, uriya yari murumuna wawe, ntuzanyibagirwe, ujye unsura nk'uko mwazaga mukansura aho ngaho.
naho bizaba ari byiza nkongera kubwira Imana ni wa Mana we ukuntu uri mu kunkorera twahoze twisenga tugasenga ariko Mana uramutse ukaza hano ukuntu nagukora rwose wa Mana we reba uko usigaye umpagaritse ndi umukecuru ndimo ndapfusha abana jyewe nkasigara ubu se urabona ko uzankorera iki koko uzankorera iki mu bintu ikintu warankoreye warampaye ndabyara none abo nabyaye nk'aho bampagazeho bakandera ahubwo nijye usigaye ngiye kurusha isi wasi uri isi mbi wabaye mbi isi yabaye mbi mwase mumenye ko isi yabaye mbi none Mana rwose ngaho ukoze ibyo ushaka umazeho abana nawe wabashakaga sinkuko yada ariko nshimiye papa Puresi murumuna wa namusange amumenye nk'uko yajyaga amumenya bongeye basubire sinzi wenda ko atari nawe wamuhamagaye ati ngwino shaho wanjye kuko yaramukundaga cyane birenze none mwabana kandi namwe mwakoze kuba muje kudushyigikira ni urwa twese si urw'umwe tuvuge ngo wenda ngo mvuge ngo ni jyewe bibayeho jyenyine kandi mugumye mwihangane ntago ubundi ndagakecuru kirwanagaho n'abana none ngiye gupfa urupfu n'agashinyaguro ariko kandi ntago ari cyane mama Puresi arahari na bose barahari ndumva ntazihamba muzampambe mumperekeze kuko murumva abo najyaga mvuga birarangiye barabeho Shema we yiryamire wisinzirire nta nubwo nongera ko kujya hejuru ngo ndarira byarangiye mwana wanjye igendere mwana wanjye urareba ukuntu nsize nubwo kukansiga ari wowe wari unkomeje n'akazi kawe urabeho kandi murakoze mama Puresi ahasigaye nsigaye kuri mama Puresi n'abandi ku ruhande muzampambe murakoze. Amazina yanjye nitwa Junior nkaba ndi umu agent wa mobile money nkorera segiteri abana Shema yari inshuti yanjye mu buryo busanzwe ariko yari inshuti yanjye cyane gusa nyine urupfu rwiwe rwantunguye cyane rwantunguye kubera ko njye wabaye wa mbere kumujyana kwa muganga mugezayo ni nk'aho yampfiriye mu maboko nta bindi narenzaho mbese ko bivuga se ko ari we wabaye uwa mbere mu kumushyingura cyangwa se mu kumuherekeza kwa muganga mwari musanzwe muziranye cyangwa se uwo munsi nyine washatse kumufasha gusa kubw'umutima mwiza mu busanzwe twari dusanzwe tuziranye nk'inshuti yanjye nk'umukiriya wanjye kuko yazaga ari segiteri nkorera nkamubikurira akangurira icyayi mbese yari inshuti yanjye kabisa no mu busanzwe. Amazina yanjye nitwa Nkotanyi Gilbert ndi mukuru wa Shema gusa uyu mupeti n'umuvandimwe wanjye murusha imyaka 2 yavutse njye navutse 92 bavuga 96 niwe nkurikira niwe bucura gusa ikintu urupfu rwe rwantunguye nungu kwiyakira nungu wapi ntago byari byashoboka ariko gusa Imana yamujyanye kuko niyo yamushyize kuri iyi si gusa Shema nta kindi kintu mfite navuga gusa Imana imushyire aho akwiye kugenerwa bitewe n'umubano n'urukundo yagiraga no kubana n'abantu wabonye abantu baje urabizi muri iki gihe dufite kuvuga ngo haratabara 30 ariko ntibyari gushoboka bitewe n'urukundo afitiye abantu gusa nyine Shema ndamusabira umugisha ku Mana kandi Imana imwakire mubaye murakoze. Murakoze njye nitwa Mukire Serge abantu benshi bazi ku izina rya Jogo ndi inshuti ya Shema byararenze kuba inshuti yari umuvandimwe none rero akanya kugira icyo mvuga kuri Shema byagorana kubera ko Shema ni inshuti n'umuvandimwe Shema twatangiye tumenyana mu buzima bw'ishuri tuvuye n'inyuma y'ishuri tubona
kuba abavandimwe. Yavutse mu muryango wacu bwa kabiri kuko yari afite n'undi muryango yari asanganwe we umubyara mu buryo bw'amaraso. Shema yari inshuti yanjye kandi Shema yari umugabo. Kuba umugabo naje gusanga atari ubutumbi, ni ibikorwa, ni ukubana, nta rindi banga, ni ukubana n'abantu bose amahoro. Shema yabanye n'abantu bose neza, nta nshuti ntiyagiraga, ntiyatoranyaga, yari inshuti n'abakecuru, ari inshuti n'abana bato, ari inshuti n'abamama, ari inshuti y'abagabo, mbese ingeri zose z'abantu Shema yari inshuti zabo. none ni gute mwiyegereje Shema mu muryango wanyu kandi mutavukana mu muryango ukabyumvisha ababyeyi? Ni gute ababyeyi babyumvishe kugira ngo Shema yegeze mu muryango wanyu? Rero kugira twegereze Shema mu muryango wacu kuko nk'uko bivuze atari tumubyara, mbese ni uguhorana batanye. Iyo muhorana n'umuntu cyane agera akaba nk'umwana mu rugo, si cyo cyonyine. Shema ni wa muntu kuza iwacu yazaga yisanzuye, akaza yisanga hahandi ntatinya kugera. Iyo umuntu yamaze kuba uwo muntu mu rugo gutyo aba yabaye umuvandimwe. Nitwa Patrick, ni inshuti ya Shema cyane, tumara igihe kinini cyane, yari inshuti yanjye hafi cyane, tunakorana cyane kazi ka buri munsi. Icyo wamuvugaho urabona birarangiye, nicyo wamuvugaho? Biradutunguye cyane, ngiye byarantunguye n'ubu sindabyumvisha neza ko cyane nsize, gusa yari umusore uzi kubana neza n'abantu, twamukundaga, yari inshuti y'abantu. Murabibona namwe hano ukuntu umuvoma y'abantu imeze, baje kumuherekeza, gusa adusigiye nimba ku mutima, kandi tuzakomeza tumuzirikana aho agiye, tumwibuke, ntabwo azava mu mitima yacu. So njye icyo nabwira twe dusigaye, wenda SMS yadusigiye cyangwa ubutumwa cyangwa neza ajya aduha, ni ukubana neza, ko yari inshuti azi kubana n'abantu cyane, yisanzura ku bantu. Gusa Imana imuruhuka rudashira, twamukundaga cyane. Akoze cyane. Shuje ikindi nabasaba abana b'Imana ni ukwihangana mugakomera. Hari ibihe bituzira, tutari bubihagarike, tudafite icyo turi buze gukora, ari ukubyakira, hanyuma tugasaba Imana kudukomeza. Iri jambo ry'Imana tugiye kumva ni rudukomeza, kandi ririmo imbaraga n'ubushobozi bw'Imana bwo kudukomeza. Shema agiye ari mutoya, ariko niko Imana yabihisemo. Amen. Buriya Imana yarebye isanga ari cyo gihe Shema igomba kumusarura. Turabizi twese, iyi si yacu turimo, uko ijambo ry'Imana biritubwira, tuyirimo igihe gito. Hanyuma icyo gihe gito rero iyo kigeze, igihe Imana yateganije iradutwara. Ariko hari ahandi rero tuzaba iteka ryose, ariho Imana idusaba kwitegurira mu gihe turi hano mu isi. Hari naho Imana idusaba kwishima kandi bikomeye. Ikadusaba yuko twishakamo ibyo byishimo kandi bigoye. Yagiye umuntu ahaguruka nyine akavuga ati ndashima Imana yuko Shema agiye kandi agiye. Cyangwa se runaka agiye
kandi agiye ariko akavuga ati ndashima Imana. Icyo dushima Imana rero nuko muri byose harimo urukundo rw'iki rw'Imana. Ari ukubaho kwacu n'urukundo rw'Imana, ari no guhita kwacu iyo tugiye tuvuye hano mu isi n'ubushake bw'iki bw'Imana, kandi ntitujye tubuhagarika. Tugiye gusoma ijambo ni muri Yohana, ni igice cya 11 ku murongo waho wa 25. Amagambo Yesu yavuganye na Marita, ariko icyo gihe hari wari witabye Imana ari we Lazaro. Yesu aramubwira ati nigiye kuzuka, nigiye bugingo, unyizera naho yarapfuye azabaho. Uyu Lazaro yari yapfuye ndetse bari bamushyinguye, ariko Yesu ntabwo yari ahari igihe yapfaga n'igihe cyo kumushyingura, ntabwo Yesu yari ahari. Ariko aza kumenya inkuru kubera ko yari inshuti y'umuryango, amenya yuko Lazaro yapfuye. Biba ngombwa yuko asubirayo kujya kureba umuryango no kureba inshuti, nk'uko twese twaje turi hano tuje gutabara, tuje gukomezanya. Yesu ariko yaraje gukora ikintu gikomeye. Ahura na Marita, Marita we yari afite kwizera turi buze kuganiraho cyangwa se muri ijambo ry'Imana uyu munsi ngira ngo ridukomeze. Yari afite gukomera, ngira ngo gukomera natwe tukwakire kandi kube muri twe, kandi kudukomerere muri twebwe kutunadukomeza. Yari azi yuko hazabaho umuzuko, yari azi yuko hazabaho kongera kubonana na Lazaro. Ibyo yari yarabifashe, yari yarabikomeyemo igihe abanye na Yesu, yari yarabimwigishije, yari yarabimubwiye, ndetse ibyo byiringiro yari abifite, kandi ibyo byiringiro ni by'Umwami wacu Yesu Kristo yadusigiye. Koko hano muri iyi si nkuko natangiye mbivuga, igihe cyacu ni gitoya tukajyaho data yaduteguriye. Marita rero Yesu aramubwira ati wizere musaza wawe azazuka. Marita ati ndabizi ariko ko azazuka, kuko azazuka muri wa muzuko. Umuzuko Yesu yamubwiraga ntabwo ari we Marita yarazi, ariko n'uwo Marita yarazi. Ni mwiza, uradukomeza, ujye udukomeza, ujye udusubizamo imbaraga. Nubwo Lazaro yazutse, ni Lazaro wazutse uyu munsi turimo turamuvuga, ariko kandi hari abandi benshi batashoboye kuzuka. Hari abandi benshi batambutse kandi bakagenda uwo muzuko. Ndavuga uwo muzuko Marita yavugaga, I mean Yesu kwa kuzuka kwabayeho muri wa mwanya ubwo Yesu yari ari muri uru rugo, kuko we yarazutse ako kanya, arongera asubira mu muryango, arongera aragenda, agira umubiri nk'udufite, arongera arakora, arongera abaho. Uwa Marita rero niwo ndimo kuvuga, yari arimo abwira Yesu wa muzuko wo tuzazuka urya munsi tukongera kubonana n'imiryango yacu. Nubwo Bibiliya itabivuga, ariko nanone Lazaro yarongera arapfa, kuko hano mu isi turapfa. Na Bibiliya iravuga ngo tugendana urupfu, aho tugenda hose tugendana urupfu, kuko nta n'uwuzi umunsi n'isaha n'igihe. Icyo dusabwa gusa ni uguhora twiteguye.
urya munsi ubwo tuzazuka tubaho mu buzima bw'iteka ryose. Haleluya. Shema wacu rero, inshuti yacu, umuvandimwe wacu, imfura, umwana mwiza, umwami Yesu uyu munsi yahisemo yuko atandukana natwe kubw'umubiri. Ndagira ngo nunajye unabwira mugenzi wawe, ujye umubwira uti Shema yatandukanye natwe kubw'iki? Kubw'umubiri, uyu mubiri wacu, ariko tuzongera kubana na Shema, tuzongera kumubona urya munsi. Urya munsi rero turawutegura iyo turi hano mu isi, tukitegura, tukitunganya, tukirimbisha nk'uko biri bivuga, uko umugeni yirimbisha iyo afite ubu yitegura gukora ubu. Ubwo no kuvuga ngo no gukiranuka, twirinda, dutunganira Imana, dukora ibyo Imana ishaka. Icyo rero nicyo umwami wacu Yesu Kristo adushakaho. Muri iyi si turahakunda, turahakorera, ariko si iwacu. Hano nujya ugenda aho utuye, aho uri, ntutembere ujye uvuga utari kunda ahangaha nk'umushyitsi. Ni nk'iyo wasuye ya nshuti yawe. Ubu hari ariko uzi yuko uri butaha ugasubira mu rugo. Natwe rero hari iwacu hatari ahangaha, kandi aho nituhagera. Muranyumva abana b'Imana, ntabwo tuzongera kurira ya marira twahoze turimo turira mu kanya, kandi n'ubu tugikomeje, n'ejo tuzarira, n'ejo bundi buriya tuzarira. Ntabwo tuzongera gupfusha, ntabwo tuzongera kubona ibyo tubone hano muri iyi si. Ntabwo uzongera kuba ikimuga, ntabwo nzongera kuba ikimuga, ndavuga bya bindi duhura nabyo bigatuma dutakaza za ngingo zacu, noneho tukababara tukagira agahinda. Ibyo tuzaba dutandukanye nabyo. Ntabwo tuzongera kurwara, ntabwo tuzongera kugira agahinda nk'ako tugira uyu munsi wa none. Bya bibazo byose bizaba birangiye. Bavandimwe, ndababwira ngo mukomere. Nubwo Shema yatuvuyemo, ariko tugire dute? Dukomere, dusubiremo imbaraga mu izina rya Yesu. Kandi uyu mubiri, nk'uko ririya jambo riranakomeye, ariko ntabwo ndi buze kubivugaho, ndagira ngo mvuge kuri iki, vuga ngo dukomere, kandi Imana dukomeze, kandi Imana itugirire neza, Imana ikomeze umuryango, Imana ikomeze inshuti, Imana ikomeze abavandimwe. Ndabasabira ngo Imana twese dukomeze, dukomere, rubyiruko dukomere, babyeyi dukomere, buri muntu wese nakomere, nasubiremo imbaraga mu izina rya Yesu. Hari igihe tuzishima twongera kubona Shema. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibahe umugisha. Reka nsenge. Mana yacu, uri mwiza, uradukunda, kandi udukunda urukundo rwinshi. Uyu munsi muri aka kanya turababaye, turaremerewe, dufite akababaro kubera Shema yatuvuyemo, ariko wowe umukunda wahisemo kumutwara. Natwe twari tukimukeneye, twamushakaga. Ndagusaba ngo udukomeze, duhe imbaraga zo gukomera no kwakira, ndetse tumererwe neza, tumuherekeze twishimye, kuko tuzi neza yuko ari wowe wamutwaye. Nta gushidikanya rero, twizeye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Senze nizeye ko bikoze mu izina rya Yesu, amen. Ariko uyu muntu ndabona ameze nabi, ntabwo ari uwo kujya kuri moto, ahubwo reka duhamagare taxi voiture. Uwo mwanya bahamagara taxi voiture, uwo mwagenti amushyize muri taxi voiture, amwirukansa mu bitaro by'i Kanombe. Rero nasabaga kugira ngo umuvandimwe atambuke aze hano atubwire muri make uko urwo rugendo rwamugendekeye, hanyuma dukomeze n'indi gahunda. Murakoze. Murakoze. Nk'uko mubivuze, ntabwo ndi bubashe kuba navuga ibintu byinshi, ndavuga muri make. Nari ndi mu kazi, ndimo ndabikurira abantu, ndi gutanga na mitiyo, numva umuntu aratatse ari inyuma yanjye.
mpindukiye mbona ni Shema, arimo arataka cyane, arimo arababara mu gatuza, arimo arababara mu mugongo. Ndamubaza ati se Shema bimeze bite? Arambwira ati wapi John, imeze nabi, fasha tujye kwa muganga. Ndabireba mbona atari bubashe kuba yakicara kuri moto, mpamagara tagisi vatiri amushyiramo, atabasha kuba yakicara. Gerageza kumufata, ngenda nkanda mu gatuza ababara cyane, genda yubitse umutwe, mfungura ibirahure, asohora umutwe. Yari afite akantu k'agapombo kamwongerera umwuka, nkamwongerera umwuka ariko bikanga. Yasohoraga umwuka ariko kuwinjiza bikaba intambara. Komeza arwana n'umutima, ndamwihanganisha, ngenda mufashe, twinjira kwa muganga. Tugezeyo mukura muri tagisi vatiri, baramfasha mwicaza mu kagare biranga, ajyamwe apfukamye yubitse umutwe. Ijambo yambwiye ni rimwe, yarambwiye ngo John, ndumva byanze, gusa wakoze kumperekeza. Narakomeje ndamwihanganisha, abaganga ako kanya bahise batwakira, tujya muri room bamwakiriramo ariko bikomeye. Bahise bamwakira, bamushyira muri bomboni, bamutera za serumu. Mpagaze aho ngaho mbireba, mfite icyizere ko biri buze kugenda neza agakira. Icyantunguye uko nagiye kubona birarangiye. Ndatungurwa cyane, ndibaza se umuntu twari turimo tuvugana mbona bamwitaho bigenze bite. Nahise manuka ku gikuta nicara hasi, mara nk'iminota 3 nta kintu ndavuga. Telefone ye ninjye wari uyifite, ntabasha kubona kitaba umuntu. Ariko nyuma yaho nibwo naje kugarura ubwenge. Telefone yiwe umuntu wa mbere wahamagaye ni umuntu bari bafitanye gahunda ko bari bujye mu kazi. Arimo amuhamagara avuga ati Shema urihe ko watinze? Nabuze icyo namusubiza, telefone ndayikupa. Ndangije nafashe telefone yanjye mpamagara umumotari segiteri, mutuma ku murenge ajye kureba umuvandimwe wiwe Gustave. Niwe wabanje kuhagera ubwa mbere, sanga nawe byarangiye. Shema ni byinshi twamuvugaho. Shema yari inshuti nziza, yabanaga n'abantu bose, ngira ngo mwese murabizi. Mbese ntacyo yari atwaye. Ibyinshi navuga, ariko gusa ndahamya neza ko aho agiye ni heza. Nta kindi narenzaho, gusa Imana imwakire mu bayo. Murakoze. Yenda nabasha gukosora ibyo avuze. Ntabwo ndi docteur, ariko nize ibintu bya emergency, ibintu bijyanye no gutabara abantu bari critical nk'uko Shema yari yaje. Nibyo ni specialijemo nk'umunasi. Shema cyo namuvugaho ni byinshi. Twatumaranye imyaka 14, namumenya afite imyaka 12. Hari umwana muto asura abana banjye, ari inshuti zabo bose, ari inshuti, agera mu rugo yisanga nk'umwana wanjye. Noneho muri make nk'uko
uyu mwagenti uvuye ko abisobanuye yari asanganywe indwara ya asima, yagiraga crise, yari yaramenyereye hari i Kanombe, urumva nakoraga muri urgence na bagenzi banjye bose bari bamuzi, bamwakiraga mbese nk'umuntu wabo bari bazi, nta byane byo batangonyera mu nzira zo hirya gushaka ibyangombwa, ibyo byazaga nyuma bamaje kumufasha. Byabaye kuwa gatanu, nko kuwa kane yari yaje yagize crise isanzwe, araza byari bimenyerewe, tukamunebiriza iminota nka 30-40 akaba muzima, agahaguruka agasubira mu kazi kakagenda. Noneho byaje kumbera ikibazo cyane cyari gikomeye, burya umwana usa nkaho wareze kukugwa mu maboko byambereye umusaraba muremure. Nari kuri urgence, nsa nkaho ari nge uhagaze muri iyi minsi nk'umuyobozi, hari umuntu nawe ngiye kubariza muri salle dope igihe barajya kumubagira kugira ngo bamutegure. Nkigaruka nsanga uyu mwagenti ahagaze ahantu kuri reception, ariko mbona atari stable. Sinzi umuntu wari uciye haravuga ati ariko hano hanyuze umuntu urembye cyane. Icyo nakoze nirukanse, hari ahantu twakira abantu barembye, nirukanka njya kureba muri salle ya resuscitation, nsanga batangiye resuscitation bose bamaze no kurwanshyiraho imbaraga zanjye. Turagerageza kugira ngo tukangure umutima ture kugaruka, turagerageza nko mu minota nk'itanu tubona amamashini atangiye kutwereka ko umutima utangiye kongera gutera. Twese tugira icyizere, usanga mbese burya iyo muhuye na kese nk'iyo mukabona mugize icyo muramira murishima, abantu dutangira kwishima gato, mu kanya gato nko mu munota umwe arongera crise irongera kubita rimwe, turongera tukora resuscitation nk'iminota 10 biranga, twakoze nk'iminota 45 tugerageza ngo tumugarure, bigeraho amamashini atwereka ko umutima wahagaze burundu. Byambereye umusaraba muremure cyane. Urumva uyu mwagenti nibwo bwa mbere nge nari mubonye. Ubwo tukiri gukora resuscitation nahise ntekereza ati umwana nta n'undi muntu ndi kubona hafi wa famiye yenda waba muri hafi ngo abimenye yibuza napfe ahari. Nirukanka niba bagenzi banjye ngira uruhande mpamagara madamu, koresha uko ushoboye kose uhamagare mama Prince ni mama hano, umubwire ko Shema ameze nabi, mu minota mike biraba birangiye. Nongera mpamagara umukobwa wanjye, nawe ahamagara Gustave wabanaga na Shema, navuga ati mubwire bihute mu minota mike babe bageze hano. Ariko ubwo nahamagaraga tukiri muri resuscitation, nahamagaraga turi gukora iyo resuscitation ngo tuye ko twamugarura, bigeza biratunanira. Urumva nk'umuntu wari uzi umwana wakuriye mu maboko yawe, nacitse intege cyane, birandenga. Kubw'amahire za message natanze nura mu agent urumva yari yabitanze, yahamagaye ntabizi, tubona Gustave araje niwe twafatanyije kubyakira, twese byaratunaniye. Ari abaganga, Shema yari inshuti yacu, yari nk'umwana wanjye, nge sinavuga ko yari umuvandimwe. Shema yari inshuti y'urubyiruko, y'abantu bakuze, abasaza, abakiri bato cyane, abana. Kubyakira biragoye, ariko Imana imuhira ukuri dashira. Urugendo rwa Shema rero twagerageje, twatumaranye nk'umwaka. Nge hari ahandi nayo ndi mu kazi, aho ngarukiye nsanga Shema nyine aza muri zo episode zitandukanye, ariko turabimenyera nk'uko nawe yari yarabimenyereye. Yagiraga ka crise agafata ka pompe akipompa mu gihe ataratugeraho, tukamufasha, ukabona ari ibintu bisanzwe. Ariko umunsi wo kuwa gatanu warantunguye cyane kuri Shema, 5:40 nibwo byarangiye. 5:40 narebaga kuri machine, byageze aho dukora resuscitation, ndasenga ati Mana, imbaraga zacu nk'abaganga ko ziturangiranye, wadufashije Shema ntangwe mu maboko. Hageze aho biranga. Murakoze. Dukomere kandi dukomezanye mu gihe nk'iki. Murabyumva ko nanjye byarantunguye, numvaga asima ko ari indwara yica wenda abakecuru, abasaza,
ariko nasabye Imana imbabazi yuko namenye ko n'abato yabica ko njye niko nabyumvaga. So rero nuko Shema yatuvuyemo muri uwo mwanya, urumva ko abaganga ntacyo batakoze, ariko igihe cy'umuntu iyo cyageze ntawakigarura. Rero hari Shema yari afite inshuti nyinshi nkuko abivuze, abasaza, abakecuru n'urubyiruko, ariko twahisemo umuntu umwe kubw'igihe dufite kugira ngo ari buza kugira icyo avuga kuri Shema nk'inshuti ye yamubaga hafi cyane. Reka musabe nawe agira amagambo. Murakoze. Ntabwo nabona amagambo yo kuvuga Shema. Shema yari umuntu mugari, kibereka amagambo nshobora kuvuga urebye abantu bose bari hano n'ibihe turimo, nicyerekana ko Shema yari umuntu udasanzwe. Ngiye kuvuga Shema mu bintu bitatu kubera ko ntabwo ntamuvuga umurangize. Shema twemo ducata mu gitondo, arambwira ngo ngerageze sinjye mu rugo ngo uyu munsi saa sita ngo ndemere ngo ngurire ibiryo. Ndavuga sawa. Hari akantu k'akavidewo yarimo anyohereza tugakomantaho, mbona amaze akanya atari kunsubiza, ndamuhamagara nitabwa n'umuntu ngo Shema arapfuye. Ndambwira mani ntugakinishe iyo mikino, ntukomeze ntihongere ngiye guhita nkukupa. Mpamagaye Gustave koko byanyanze mu nda, nshaka kugira ngo mbikonfirme, mpamagara Gigi ntiyanyitabye, yararize gusa mpita numva koko arebye. Nahise mpagira nanjye, bamujyanye muri morgue mari. Aho nari mvuze mu magambo ya nyuma twavuganye n'umunsi wa nyuma namusezeyeho mureba akiri muzima. Shema yari umuvandimwe wanjye, twahuye dukuze duhurira ku ishuri, yaje kwigaho nigaga njye ndi kurangiza, ariko asigara yigana n'umundi muvandimwe umuhungu wa pasiteri. Tuvuye mu buzima bw'ishuri nkomeza kumubona azakwera ko muri famiye, tugeraho turavukana, turicara twese turamubwira ngo ugiye kuba umunyabyinshi. Umunyabyinshi ni famiye yacu, tukamushyira no muri groupe y'umuryango. Shema yabaga mu magroupe menshi y'imiryango yacu. Ntabwo rimwe mwamubuze, nitwe twamubuze ko twahoranaga buri munsi. Shema yandikiye mushiki wanjye aramubwira ngo mubabarire ngo ashaka gukora ubukwe muri uyu mwaka, ngo numva ashaka gukora ubukwe none ngo tuangira abageni. Nabyo bandikiranye n'abandi nko mu saa 3 za mu gitondo gutyo, no kuri poste ya mushiki wanjye nibyo biriho kubera ko nibyo yaramaze kumubwira, unshakira umugore uvanga ndashaka kubaka. Kumbe ubukwe yarimo avuga n'ubu. Shema yari umwana mwiza, yakoreraga Imana mu buryo wenda abantu badashobora kumva. Minisiteri tubanamo zivuga butumwa, Shema ntabwo yavugaga ubutumwa cyangwa se ngo aririmbe, ariko dusapotingaga mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo kwitanga. Ibiterane bikenera ibintu bya kamera, sound, kandi Shema ari profession muri byo. Rero Shema sinamuvuga murangize, gusa Shema yabanaga n'abantu. Namwigiye ikintu kimwe, yigeze kumbwira ngo amafaranga, kuba mwisi ufite amafaranga abantu bakeka ko ari bwo butunzi, ariko ngiye ngo ubutunzi bwanjye n'abantu. Iryo somo nararifashe n'ubu ngubu. Ibyo nabwiye abantu kare, nababwiye ngo namenye definition y'isi uyu munsi. Nari nzi ko isi nyine ari bisanzwe, ariko naje gusanga ko kuba mu isi no kubana n'abantu neza amahoro. Kandi iyo ushaka kureba umuntu usanga mu buzima busanzwe, tuvuga umuntu wiyemera, iyo ataragera ku bitaro cyangwa se nkagera nkara kuri morgue, nibwo yiyemera. Kandi umuntu nta masegonda, umuntu nta muntu hari, ivumbi naryo ni rirafatika, umuntu nta kintu, ariko gusa kubana n'abandi mu mahoro. Imana yakire Shema mu mahoro, kandi Shema ndahamya neza ko yagiye mu ijuru. N'Imana ari urukundo, Shema yarafite urukundo.
yagiye ku Mana. Umuryango w'abanyabyinshi rero w'urubyiruko ndi kumwe n'abashiki banjye na bamasenge banjye, wenda muzaraza kubivugaho. Shema ni umunyabyinshi kandi tuzakomeza turebe umuryango, dukomezanye ubucuti. Imana ibamugisha. Murakoze. Turashimira Shema ubuzima yabayeho hano ku isi. Shema twarakuranye tubana mu rugo, ibintu byose abana bakora twarabikoranye. Abantu bashobora kuba babuze umuvandimwe cyangwa inshuti yabo, ariko njye mbuze inkoramutima. Shema yadukundaga nk'umuryango kandi akatwitangira. Hashize umwaka tubuze mama wacu, ariko ejo bundi yaraduhamagaye atubwira ati hari ikintu nshaka kubabwira. Arambwira ati rero Iva, warangije kwiga ntabwo urabona akazi, ngiye kugushakira amafaranga ushaka ikintu utangira gukora. Ikintu kimbabaje ni uko Shema agiye ndamushimiye byonyine. Nawe yarakiri umwana, ntabwo yarakuze byo gutekereza ku bandi bana bagenzi be. Ariko umunsi mama apfa yarambwiye ati mama arapfuye, ati ntabwo namusimbura ariko nzakora igishoboka cyose kiri mu bushobozi bwanjye tubeho kandi neza. Twari turiho, ntabwo navuga ko tutazabaho, ariko kugeza ubu biragoye cyane kongera gutekereza ko iyo Imana duhora tuvuga ngo iriho ngo iri hose ishobora kureka ibi bintu bikaba ibireba. Ntabwo byoroshye. Shema yakundaga abantu, Shema yakoraga cyane kugira ngo ikintu cyose akigereho. Shema yakundaga umuryango, nubwo ari muto ariko yageragezaga kuwugira mugari, agahora ategura ibintu biduhuza. Ariko Shema aragiye, naruhukire mu mahoro. Twamukundaga kandi adutahirize n'abandi. Mukomeze kwihangana kandi mukomere. Shema ubupfura yari afite n'ubunyangamugayo tuzabikomeza. Murakoze. Mu by'ukuri ndabashimira uko mbona mwaduherekeje bingana gutya. Kuri iki gihe biragoye kubera kino cyorezo tumaze igihe turimo, ariko by'agaciro ndishimye bimvuye ku mutima ko ndi kubona abantu bangana gutya baherekeze Shema. Mu by'ukuri mbuze umuvandimwe, mbuze inshuti, ni byinshi cyane. Ubuzima bwanjye na Shema ni burebure. Shema sinzi ko nabivuga ngo mubyumve, gusa abenshi mu mwebwe yabanye namwe, ariko nzi ko yababaniye nk'umuntu, ntawe udakosa ntawe utagira gute, ariko Shema nzi ko yari inshuti y'abantu. Ikigaragara hari benshi yagiye ahuza. Shema tumaranye imyaka irenga 10 tuziranye, ariko muri iyo 10 agiye afite 26, ariko muri iyo 10 ingana nk'iyo 26 kuri nge ko twari tumeranye. Shema
yari murumuna wanjye mu rwego bisanzwe, atari tutavuka, ntabwo tuvukana mu ndimwe ariko turavukana kuko niwe Shema yambaye hafi mu buzima bwanjye. Cicuru wanjye yararwaye, abenshi muri hano benshi barabizi. Shema yagerageje kumba hafi nk'ubwo bucuti bwanjye nawe, n'abazi Shema kenshi bazi ko ari njye tuvukana nk'uko bahoze babivuga. Abantu benshi bavugaga se bite meze bite, ariko kuvuga ni byinshi navuga, ariko kamvuge ku buzima bwo kurwara kwiwe. Shema ino ndwara yayirwaye guhera 2014, amara imyaka 2 tutazi indwara nyayo arwaye, akajya ahorana akantu ko gukorora ariko kagashira rimwe ubundi kakaza. Tujya kwa muganga bakabura indwara, hanyuma hacamo igihe abantu bakavuga ati ako nyamara wabona arasima, kuko yajyaga ahumeka nabi. Hanyuma hari twagiye kwa muganga bisanzwe, tujya no mu miti ya kinyarwanda turagerageza ngo turebe ko byagenda, ariko bakabura indwara. Rimwe na rimwe bya bindi by'iki gihe tukavuga se nta marozi, kuko yarakururaga ariko igikorora ni cyiza, agakurura cyane kugira ngo acire igikorwa cya nyacyo ni cyiza. Hacamo igihe hari umuganga waturangiye ngo muganga ukorera hara Kabeza, tujyayo, niwe waje kutubwira ngo iyi nasima. Bitangira ari uko gahoro gahoro, ariko ajya agira crise, tukajya kwa muganga bakavuga ngo ni ama infection. Twajyaga tugira ngo ni ama infection, bamutera inshinge akamara nk'iminsi nka 10 imeze neza nta kibazo, ko kakaye kataza. 2018 kuri Bonani nibwo ahangaha muri runo rugo hari akana gato wabereye se wabo kari kabatijwe, kubera ko yaramenyereye guhumeka nabi. Arambwira genda, twese ntago twabura, genda ujyeyo, ndasigara nanjye mu rugo. Sigara mu rugo njye ndaza, barambwira se Shema ari he? Ndababwira Shema ntago ameze neza, ariko nanjye ndahari. Iryo joro navuye hano kuri Bonani, navuye hano njya i Kanombe, njya mu Kajagari, abandi bacuti banjye bari bafite ibirori. Haciyemo akanya mu rugo barampamagara, umuhungu wawe ameze nabi. Ndavuga se bimeze bite? Ati arimo arakorora cyane. Ndagenda, tugezeyo tujya kuri Shema clinique, ahantu hari clinique hari hafi na Ewasa. Barangije baramunebirariza, arongera arahumeka neza. Hacamo ikanya biranga, noneho dusubira mu ako icyo gihe bari bamunebirarije. Hacamo amasaha ngangahe tubona ameze neza, dusubira mu rugo. Dusubiye mu rugo biranga, tuhita tujya mu kigo. Ngeze mu kigo baransanga abantu tuziranye baramfasha, bahita bamushyira, noneho bamuhaye ama oxygene baramunebirariza. Nibwo nahitaga mpamagara famille ndabwira bimeze gutya bimeze gutya. Ati ihangane turakugeraho uko byagenda kose. Iyo nagiraga icyo kibazo, uyu niwe mukurikirana, niwe nahitaga mbwira bimeze gutya bimeze gutya. Nkaza, ari kenshi najyaga ku kazi, uyu akamuraraho akamwirirwaho, ngiye nkajyaho nimugoroba. Ariko ntabwo byatindaga, hamaraga nk'iminsi 2 akagera. Indwara tugeraho ageraho aramenyera, kwa kundi najyaga mpamagara abantu ati Shema ameze nabi, nkajya mbarika ko ari n'igihe yijyanaga akifotora akabwira abantu siko ndi mu bitaro.
hacamo akanya bakabona agenda bakumva ko yababeshyaga. Rero biratunguranye kuba yaranavuye mu rugo yigenza karangira aducitse rero akaducika kwa kundi twajyaga tumuherekeza nta n'umuntu byibuze bari kumwe. Gusa ubw'amahirwe Imana icisha inzira nyinshi, uriya mwana yaradufashije, Imana imumuhe umugisha. Ni byinshi navuga kuri Shema pe, gusa uyu mwanya yambereye umuvandimwe, mubera umuvandimwe kuko nanjye arabona amenye kubera Shema, avuga ngo suri garafureri wa Shema. Yego nuko byari bimeze, gusa nkuko nabaye hafi ye, aba hafi y'umuryango we, nkuko bamfata nk'umwana wabo mu rugo, n'undi niko bizaguma. Shema yagiye ariko hagiye umubiri, ariko nyirizina we aracyaturimo. Twebwe ikishoboka cyose tuzagikora. Asize akana, bya bindi by'abasore tujya dukora akantu tugaceceka, byarabaye turaceceka twanga kubibwira ababyeyi, tukajya tuvuga, akavuga mfite umukobwa w'igisore, gutyo bikarangira. Ku itariki 5 twaraga tuvuga ngo tuzajya gusura umukecuru yaba hariya Musave. Turavuga kuki tutajya kureba umukecuru ngo tuyimubwire, ariko tukitinya, turavuga ati reka tugende nubwo ntako dufite, turamwereka amafoto wenda arabyumva, tuzamuzane amurebe. Nta wari uzi ko Shema itagenda nyine. Twaragiye turamusura, turabibabwira. Hari n'abandi bacuti bamwe nawe babe bagiye babiza, ariko abenshi mu basore nyine mu rubyiruko b'abahungu yagiye abibaganiriza. Byibuza urwo rubuto asize tuzarusigasire, tubone ko Shema n'ubundi ahari. Njyewe icyo nakemera, nk'ubu hari abenshi basezerana ikintu ku muntu ariko ntibagikore, niba nakigereho wenda bakakivugira mu ruhame rw'abantu ba benshi, ariko ku mutima kitariho, wenda kugira wenda bambone bimere gute. Ariko nk'uko Shema twari tumenye nk'umuvandimwe, nanjye uwo mwana n'ubundi ni nk'aho ndi se wabo, ariko ndi na se nyine. Nzagerageza ibishoboka byose mu nshingano, mu bushobozi buke nzaba mfite, nzagerageza kuhaba. Kandi n'ababyara be bariya ni byinshi twacanyemo cyane. Ibyo Shema yabakoreraga nanjye murabizi, nabaga mpari, kandi n'ubundi ndahari. Icyo nababwira mwese muri hano, mukomere, mwumve ko Shema n'ubundi agihari, nubwo yagiye mu buryo tutamubonamo ngo tube twamuvugisha. Muba abagabo nyine, kandi urubyiruko ndabashimira mwinshi muri hano, muri rusange ndabashimira cyane. Murakoze. Murakoze. Ntago navana imbere ntagize icyo mvuga kuri Shema. Shema kuri gihe nimwe, ariko akaba n'inshuti magara. Shema twabanye imyaka myinshi mu buzima bwinshi butandukanye. Kuri njyewe twajyaga twitana aba hustlers. Hustlers bishatse kuvuga ngo abantu babaranye cyangwa bishimanye. Shema mu cyumweru gishize kibanziriza weekend yashize, yaramamagaye ndi ku kazi, arambwira ati ndagushaka. Ndamubwira se Shema bite? Ati ndagushaka, nuva ku kazi ukora uko ushoboye ungereho hano i Kanombe.
Shema ndagenda ndamwitaba tuganira amagambo menshi akomeye cyane, ariko amagambo akomeye rimwe mu ijambo arambwiye ati John, ati ndifuza ko mu myaka 5 iri imbere tuzaba tutameze nk'uko tumeze uko. Shema iryo jambo arimbwiye ndamubwira ntihumura, turi kumwe. Mu byo twaganiraga harimo n'umushinga yifushaga ko namufasha mu rwego rw'ibitekerezo cyangwa bw'ubumenyi. Mbabwije ukuri, uwo mushinga nagombaga kumugezaho business plan yawo ku wa mbere. Shema ni inshuti yanjye, Shema aragiye, ariko Imana yo mu ijuru niba kuko Imana ibaho, ndayinginze yuko abyara yakire Shema imuruhutse neza. Ndabashimiye mwebwe mwabaje kudufata mu mugongo ndetse no guherekeza Shema. Buri umwe ahari, Imana imuhereze umugisha. Murakoze cyane. Murakoze. Kugira icyo mvuga kuri njyewe, sinzi impamvu ngira emotion cyane, bitewe buri mwaka nta mwaka ujya ucaho tutagize ibyago. Ubwa mbere grand frère wacu ukurikira Papa Prince apfa. Mukuru wacu ngo Papa Prince yaradufashe ngewe na Shema, atwicaza mu ntebe ati mukuru wanyu wagiraga ikintu abafasha mfatanyije nawe katuvuyemo, ibi bintu mwebwe murabona mumeze gute we na Shema, uko mwiyumva ejo hanyu bameze hata. Ati mwicare mu babagabo. Ubwo arabitubwiye natwe dufata decision yo kumera gutyo. Bidaceka be nawe Papa Prince nawe baragiye. Akimara kugenda Shema nawe cyo namuvugaho, Papa Prince akimara kugenda yaravuze ati uribuka ya magambo yatubwiye? Ndavuga ati ndayibuka. Mbabara bimere gutyo, tugirana urukundo. Mbere bari bujye gusura mukecuru, yaramamagara arambwira ati ubwo ngene nabanje ndamubwira ati Shema reka tugire ibintu by'urukundo, duhuze urukundo rw'abavandimwe, dufatanyiriza umugozi umwe, tureke ibintu byo kwigendaho. Shema arambwira ngo nta kibazo. Noneho bajya gusura mukecuru ngiye ntahari. Shema ageze yaramamagara ati se rwa rukundo wambwiraga ruri hehe? Ndavuga ati ngiye mbabara n'umunsi rwose nawe nawibukaga. Ati ngiye nasuye mukecuru, kandi urukundo wansezeranyije kubwawe ntabwo ndimo kurubona. Mana yanjye, Shema agiye. Nimba navuga ngo yarabizi, kuko kuri bonane turi kumwe kwa Gustave yaravuze ati mana yanjye nshimye ndangije uyu mwaka, uyu nawe ni nkurangiza, nzamenya ko ntazapfa. None koko niko byagenze. Shema icyo navuga cy'Imana imwakire mu bayo, yari muri umuna wanjye, ariko yari afite mu mutwe, yangiraga inama cyangwa se nari nkamugira inama, ni ukuvuga ngo we ibyiwe byari brage, agasetse, nta mwanzi agira, niyo yaba nahari cyangwa se wenda yaba hari n'ikibazo yabagiranye nawe, kuko ni umuntu nta muntu udakosa. Ndamusabira imbabazi, kandi nzi neza ko Imana imwakire mu bayo. Murakoze. Murakoze. Muranyihanganira ngiye kuvuga kuri Shema byangoye. Shema naramureze, namureze ari umwana muto, mu myaka ngira ngo 7, 8 gutyo. Shema twarabanye, hari abantu wenda bumva ngo naramureze, ntago yari imfubyi wenda yamaririje ku buryo yabuze umubyeyi, ako hari impamvu mama yangiriye icyizere, mama we aduha umwana we ngo ari twe tumurera.
mfite abana 3 ariko Shema yari imfura yacu. Shema impamvu kubyakira byangoye, agiye dufitanye ideni. Hari umuntu wabivuzeho aravuga ngo yaramubwiye ngo arashaka gukora ubukwe. Icyo kintu nanjye Shema yarabimbwiye, ariko afite ukuntu yavugaga ibintu akabivuga aseka ukagira ngo ni burage. Arambwira ati mama pre mfite ubukwe, akanyereka n'amafoto y'uwo bazabukorana. Ndamubwira Shema gukora ubukwe ntago mbyanze, ariko uracyari muto kandi nta bantu ushaka ubuzima, umugore uzamushaka igihe kirahari. Shema aranyumvira cyo kora, ngira ngo icyo gitekerezo gisa n'icyamuvuyemo gake, wenda ariko ubukwe wasanga ubwo yavugaga bwaruhu ntago namenya. Shema twarabanye ari umwana muto, ariga primaire ararangiza, tubana ariga segonderi, igihe kirangiza segonderi mukuru we aza kutuvamo aradusiga. Shema tubana ageze aho yihagaraho umusore arambwira mfite abana, ariko njye abana nk'umwana w'umusore. Ati kandi tugomba gufatanya tukarera abana bakakura. Shema yaragiye, ntacyo namushinja. N'ibibazo wenda yambwiraga ntago n'ibibazo umwana wari wese yavuga, ariko nta kintu gihambaye igeze ngoraho. Yari umwana uzi gukora, yari umwana uzi gushaka ubuzima, yari umwana ukunda abantu muri rusange, atitaye kuri famiye ye gusa, ariko famiye ye byari bindi. Ikintu kimbabaje cyane, adeni ye nyuma yakomeje kujya ambwira ngo, akamamagara akambwira ngo mama pre ndagushaka, ndashaka ko tuganira, ariko akambwira ngo nzaze tuganirire mu kabari ka Kiwana kuko niho yakoreraga hafi aho. Ndamubwira ngiye ntago nzaganira nawe mu kabari, uzansange mu rugo tuganire. Akaduha gahunda, akamamagara ati nkumbuye abana kandi ndashaka kuza kubasura. Yakunda kuvuga ngo nzaza mbasohokane turye inkoko, hanyuma tuganire n'abana mbasure. Ubwo rero icyo ibyo ashaka kunganiriza nabimenye nyuma, n'uwo mwana dusigiye. Nabyo yaje kubimbwiraho kuri telefone, arambwira ngo ariko uziko mfite umwana. Ndamubwira ntabwo beshya, agaseka bimwe bye nkagira ngo ni burage. Hanyuma gukomeza kunoteza ngo aranshaka tuganire, naje kubimenya nyuma yuko yashakaga kumbwira ko afite umwana akanamunyereka. Birangiye rero agiye, uwo mwana atamunyeretse, ariko umwana nimba hari n'urwibutso uko twareze Shema agakura akagera igihe nawe abyara umwana. N'umwana nibaza ko umuryango dusigaye turi bake, ariko bakeya bakundana, kandi mu mbaraga nke dufite nizera ko dufatanya. Umwana wasize rero tuzamurera mu bushobozi tuzaba dufite, ni uwacu kandi turanamushimira ko atagiye gutyo gusa. Kuwa gatandatu mama we yantumyeho arambwira ngo aranshaka, nawe niba navuga ngo nihungabana afite, hari ukuntu avuga ngo aranshaka, nanjye nkakoresha imbaraga zose nkahita nitaba. Ngeze yanyicaza mu cyumba, arambwira ngo Shema ngo aherukayo na Gustave, ngo ariko ngo hari ibintu baganiriye, ngo arangije ngo aramubwira ngo mama ngo mu buzima bwawe bwose mama Prince ntago ari umwana wabyaye wavuye mu nda yawe, ni umukazana akaba muramu wacu, ngo ariko uzamukunde mu buzima bwawe bwose, ngo kandi uzamenye ko nubwo uri mama ariko umubyeyi wanjye ari mama Prince. Cyecuru yarabimbwiye, kwihangana birananira, ndarira. Nyuma ndangije arambwira ati ceceka, ntago ari cyo naguhamagariye,
ambwira ibyo byose byagomba kumbwira, ndarangiza ndataha. Urugendo rwa Shema rero mu burwayi bwe, Shema indwara nyine yamujyanye babivuze simbisubiramo mwese, na asima ni indwara yarasanzwe yarayimaranye igihe, ariko umunsi ntago umuntu ajya urenga. Yarasanzwe arwara akabana nabi, bagahamagara tukagerayo tukamureba, bakamukora ibyamukorera agataha ari muzima. Ariko umunsi we wari uriya. Noneho ikibabaje cyane, Gustave ngira ngo nawe yabivuzeho, ni ukuba yarasinziriye nta muntu n'umwe wo muri famiye areba imbere ye mu maso ye. Shitani yaramutwibye, agiye ari muto, twari tukimukeneye, adusigiye icyuho. Umuntu wese yavugaga ati wenda nanjye ejo biramutse bigenze gutya, ariko Shema arahari. Ariko Imana buriya ntakiyitungura izi mpamvu. Shema kuwa gatanu mu gitondo nari nararyamiriye, numvaga ntameze neza. Ngiye kumva numva umudamu wuriya muganga arampamagaye, arambwira ati uri hehe? Nambwira ngo ndi mu rugo. Ati kora ibishoboka byose. Papa Kevin arampamagaye ambwira ko urumva kuwa kane yari yavuye kwa muganga, ariko nge ntago nari nabimenye kuko yarasigaye yijyana bakamukora ibyamukorera, bari barabyakiriye, twe twarabyakiriye natwe, nawe yarabyakiriye asigaye yijyana. Arangije kuwa kane ngo yirirwa kwa muganga, n'ubundi bamukora ibyo bamukorera arataha arijyana. Kuwa gatanu mu gitondo nibwo ngo yagiye ajya ku kazi bisanzwe, yari afite n'uko yagombaga gufotora, yarakoraga akazi ko gufotora. Arijajara nyine nk'umuntu ajya gutegura ibyo ari bujyane mu bukwe, ajya aho yakoreraga. Agezeyo nibwo ngo yabuze imbaraga. Juni, Imana izakuduhera umugisha, izaguha umugisha utagabanyije. Uriya mwana nari nsanzwe muzi bisanzwe, ari umu agent ukorera ku muhanda hariya kuri secteur, ariko Imana yaramukoresheje atugereza umuvandimwe kwa muganga. Byarashobokaga ko yashoboraga no kwikubita hariya agafata ageze kwa muganga, ariko Imana yakoresheje Juni, yakoresheje imbaraga ashoboye zose amugeza kwa muganga. Ubwo nge bakimara kumpamagara, kubera ko mama Kevin yarambwiye ati papa Kevin nk'umuntu w'umuganga igihunga mbwiranye ntago bimeze neza. Nanjye ndavuga nti nk'umuntu mukuru ndavuga nti nimpita nirukanka kwa muganga ntabimenyesheje mukecuru cyangwa n'abavandimwe be, haramutse hagize ikiba gutanga ubusobanuro bishobora kugorana. Ndahamagara ngira ngo wenda mpamagara uriya mukuru w'Inkotanyi ngira ngo tujyane, kuko nari maze kumenya ko na Gustave adahari. Vuga ni wenda Nkotanyi turaba turi kumwe nk'umuntu w'umusore amfashe. Nkotanyi muhamagaye telefone yanga gucamo. Shitani ni umugome, bashiki ba bose telefone ntawe yitabaga. Mama we afite telefone ntago yayitabaga. Ndangije mu gihe nkisuganya ngo ngende nyine, mama Kevin ahita amamagara arambwira ati birarangiye. Nahise ngenda gutyo nta nubwo nakarabye. Gezeyo nyine nsanga biba byabaye, kwakira nyine biragoye. Dukora ibyo tugomba gukora nyine, ariko Shema namubwira ngo aho ari niba yumva, ntabwo nzi aho yagiye ukuntu haba hameze, ariko namubwira ngo agiye tukimukeneye kandi turamukunda nkuko twamukundaga, turacyamukunda, tuzahora tumukunda. Kandi nzi ko adasanzeyo bakeya, asanzeyo menshi kandi bari ingenzi muri twe. Abadusuhurize niba babonana, kandi Imana imwakire mu yayo. Ntabwo nasoza ntashimiye, ndashimira inshuti za Shema zose. Hari abampamagaraga benshi ntazi, bakambwira bati turangire turashaka kukubona, yarakutubwiye ariko ntitukuzi. Ndashimira inshuti zose, ngira ngo mwayibonye ukuntu yaherekejwe no muri bihe bitoroshye, ariko yabanaga pe. Kandi inshuti ze mukomeze mutubanire pe.
natwe tuzababanira. Ndashimira by'umwihariko Octave yamubaye hafi mu burwayi bwe bwose, hari n'ibyo atatubwiraga akirwanaho, byaba mu bushobozi byaba mu mbaraga ze akirwariza. Ndamushimira, azakomeze yisange mu muryango, ntazacika imbaraga ngo Shema wenda kuko yari inshuti ye ngo nawe yifate. Muri rusange rero ndashimira umuntu wese wabaye hafi ya Shema kuva mu burwayi bwe kugeza n'ubu, umuntu wese witanze akaza kudufata mu mugongo. Imana imuha umugisha. Murakoze rero, nta kindi mfite narenzaho. Imana imwakire mu bayo. Birakomeye ariko dukomere kandi dukomezanye. Uyu mwanya rero nanone muranyemerera, nkuko nari mbabwiye ko tugiye kuvuga ku mateka ya Shema, reka mbinyuremo vuba cyane, hanyuma harakurikiraho se wabo nawe agira icyo avuga kuri uyu munsi. Ndaza kubasaba ko abantu bari bateguye indabo yuko begera uriya muvandimwe uri hariya kugira ngo tubamenye, kandi ikindi muri bumenye nuko nkuko bisanzwe muri ibi bihe turimo ntago abantu bose ariko bajya gushyingura, haragiye abantu bakeya, abantu 30. Ubwo rero gahunda uko imeze ndaje nyibabwire nyuma y'aya mateka. Mateka ya nyakwigendera Shema Olivier, nyina yitwa Cecilia na se yitwa Rukana Emmanuel. Shema yavutse 1904, akaba atabarutse afite imyaka 26 y'amavuko. Yavukiye mu muryango w'abana 10, abakobwa 6 n'abahungu 4. Akaba yari bucura mu bahungu, akaba ari nawe wari bucura mu bana 10, niwe wari bucura n'ubundi. Amashuri abanza yigiye Kagugu Primary School, ayisumbuye yayigira Nyandungu. Shema akaba atuvuyemo twari tukimukeneye. Nkuko babivuze abatubanjirije bigeze kubikomozaho, Shema atabarutse asize umwana w'umukobwa w'imyaka 2. Nasabaga ko bamutuzanira hano, abamubonye bamubonye, so akaba mutuzanira hano. Rero umuryango wacu tubabajwe n'urupfu rwa Shema, nkuko muganga bivuze akaba ayazize indwara ya asima. Rero nta kindi twarenzaho usibye kumwifuriza ruhuko ridashira. Reka nsabe bashyiraho ako karirimbo gato, hanyuma tuzanire murimo kumubona bashyiraho ako karirimbo. Umukobwa wa Shema n'uwo nguwo, uwo mu hagati akaba ari nyina umubyara. Rero tukimara kumva iyi nkuru ibabaje
nibwo umuvandimwe nyine nk'uko twababwiye Gustave yarwanye intambara ikomeye cyane yo kugira ngo avugane n'umubyeyi wabyaranye na Shema kugira ngo adufashe kugira ngo uyu munsi aze kuba ari hano mu gihe turi bube dusezera Shema wacu. Rero nk'uko babivuze ubukwe yavugaga ushobora kuba bwari ubuse ariko ubwo nuko nguko byagenze. Rero nk'uko Mama Prince yabivuze nk'uko Shema yarwambuga muri urugo, urabona ko ntago asize ubusa, asize umwana umukobwa. Rero urumva ko urugendo ruracyahari rwo gukomeza kugira ngo turere uyu mwana Shema asize. Ubwo rero inshuti n'abavandimwe muramubonye uwo Shema asize ku isi, hari nyina. Rero ubwo ababikeneye muraza gufata contact ze kugira ngo ushoboye kugira icyo yamuganirizaho, murumva ko mwaza kuvugana nawe. Murakoze cyane. Murakoze cyane, reka twakire se wabo Remera kugira ngo aze nawe agire icyo avuga kuri uyu munsi wa Shema. Murakoze. Murakoze. Biragoye kugira icyo uvuga nyuma y'ijambo uno mubyeyi nyina wa Shema avuze, ariko njye ntabwo ndi buvuge kuri Shema cyane kuko ibyo birivugira. Ndahamya ko nabura kimwe cya kabiri cy'abantu bari aha ngaha ntabwo ari inshuti z'umuryango gusa, ahubwo ni inshuti za Shema bwite. Nk'umwana w'imyaka 26 ariko akaba yarabanye neza n'abantu ku buryo agira abantu twe tutazi baje uyu munsi baje kwifatanya natwe kubera kubana nawe. Nibyo kwishimirwa nk'ababyeyi, biradushimishije. Shema rero jewe ndi se wabo kuko se ni mukuru wanjye, ariko urupfu rwe rwanyibukije ikintu kimwe gusa. Urupfu rwa Shema rwanyibukije urupfu rwa se. Uriya mubyeyi araha arimo avuga ngo Mana guhora unkore ibyo uhora unkorera. Uko twumvise urupfu rwa Shema niko n'inkuru y'urupfu rwa se byagenze. Ni fotokopi neza. Ise yavuye mu rugo agiye mu Mutara, ateye imbere nk'uko umuntu agenda afite impamvu imujyanye. Twumva inkuru ngo byarangiye yapfuye. Batuzaniye umurambo nk'uko bya Shema bigenze. Rero uyu munsi maze kumva inkuru ya Shema nawe atunguranye ku buryo atigeze arwara ngo tubimenye, ajye kwa muganga abantu bamurwaze tukumva incamugongo ngo yapfuye, byahise binyibutsa uko byagenze kuri se. Gusa rero icyo ntabura kuvuga ndahangaha, ikinshimishije nuko adasize ubusa. Nubwo agiye ariko Shema aracyariho ko dusigaranye imbuto imukomokaho. Ibyo turabishima kandi tukabishimira Imana. Rero nasaba buri wese kwihangana agakomera kuko muri iyi si nuko bigenda, turi abashyitsi n'abimukira kuko gakondo yacu ntiri ku isi kubizera Imana, gakondo yacu iri mu ijuru. Kandi ubuhamya numvise ku bashumba bamurera mu buryo bw'umwuka, turizera tudashidikanya ko tuzamubona mu bwami bwo mu ijuru. Turashimira rero imiryango yose, abantu bahagaritse gahunda zabo bakaza kwifatanya natwe nk'umuryango kudufata mu mugongo no
herekeza Shema. Imana ibaho umugisha, mwakoze kandi mutweretse ko tutari twenyine. Rero turabanezerewe, biradufashije, biratwubatse, biradukomeje, kandi mutweretse ko muri inshuti nziza. Ntabwo nabifuriza namwe kuzagira ibyago, ariko igihe cyose haba ikibazo natwe twaba twiteguye kuba bana namwe no kuba kugera ikirenge mu cyo mutugereyemo none aha ngaha. Murakoze rero, reka tureke gahunda zikomeze no kuvuga byinshi. Imana ibagire neza, kandi abarira mwihangane mwo kumukurikiza amarira. Hari umushiki we wavuze ijambo rikomeye cyane, yavuze ngo Imana ntabwo ijya yisondeka. Ni ijambo rikomeye buriya rifite icyo rivuze. No kuvuga ngo yatwaye uw'ingenzi mu muryango washobora gufasha umuryango, ariko Imana ntabwo ari umuswa, ifite ikindi yiteguye gukora. Ubwo rero Imana ibaho umugisha, reka ndekera no kurondora. Imana ibaho umugisha. Best friend nabo bakomeza. Best friend akoze cyane. Ije kukurata, ije kugushima, ije kugutaka mu mivumbo n'ibisigo, umva amajwi meza n'impakanizi. Ije kugushimira ibyiza wakoze, ari kera no kugeza ubu, ikakuririmba ubudatuza, kuko ari wowe nyakuvugiriza impatu, utuye ibyacu byose mu imiryango yawe yakoranye, ikuvuga ukuri mukeye. Kadusabe nanone Holy Interest nabo baze batange bashyireho ururabo rwabo. Holy Interest ije kugushimira ibyiza wakoze, ari kera no kugeza ubu, ikakuririmba ubudatuza, kuko ari wowe nyakuvugiriza impatu, utuye ibyacu byose mu Holy Family Rudasingwa hamwe na family komeza inzira watangiye.
murakoze cyane. Abantu tutasomye kuri urupapuro mwari mufite indabo zanyu namwe mwatambuka mukazishyiraho mugasezera nyakwigendera kubwo igihe twihaye saa 7 ko tuba dushoje hano kirageze kuko dufite isaha imwe kugira ngo tugere mu Busanza. aho tutazongera kurira ndetse no kuribwa, ariko turagushimiye Mana muri ibyo byose wakoze. Shema ni wewe wamutanze kandi ni wewe umwijyaniye. Izina ryawe Mwami Yesu Kristo reka rihabwe icyubahiro. Turagushimiye kubw'ubuhamya bwinshi tumaze kumva aha ngaha no kubw'imirimo yose imaze gukorwa aha. Tukaba tugiye kugenda hariya mu Busanza kugira ngo tujye gushingura umwana wacu Shema. Ujyane natwe kandi reka ubuntu bwawe ukomeze busage ku bugingo bwacu. Bana n'iyi miryango yose, bana n'umubyeyi, bana n'abavandimwe bose, ubegere ubahumurize kandi ibyo urabishoboye kubikora. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami. Amen. Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo, icyubahiro reka kibi cyawe kandi kugaruka n'ibyawe. Uri Imana itagamburuzwa, uri Imana ikora ibyo ishaka, uri Imana mu bumana bwawe urera kandi urakiranuka. Imirimo yawe yose ni yera, imirimo yawe yose irakiranuka. Ibyo ukoze biba biri mu bushake bwawe no mu migambi yawe. Uko ijambo ryatubwira ngo nimba turiho ni wowe, ngo n'abapfa nabo ni wowe. Izina ryawe Mana reka rihabwe icyubahiro. Duhagaze aha ngaha kugira ngo duherekeze uyu mwana, ngwino bana natwe. Muri iri jambo reka rifashe imitima yacu, reka rifashe ubugingo bwacu, rifashe buri wese, rifashe ababyeyi, rifashe abavandimwe, rifashe buri wese, rifashe umusore mugenzi we. Ijambo ryawe rikore ku mitima yacu kugira ngo dukomeze, kuko nta handi dufite gukomera, nta handi, nta wundi muntu ntawe wabitubwira ngo tubyumve, ariko niwe ufite ijambo nyamukuru rifite ububasha, rifite ubushobozi bwo gukomeza imitima yacu. Niyo mpamvu tugusabye mu ngwino ubane natwe kandi ukomereshe mu ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami. Amen. Some ibyanditswe byera hano mu rwandiko rw'Abikorinte igice cya 15 duhera ku mirongo 35. Haravuga ngo ariko bamwe babaza bati abapfuye bazurwa bati, kandi bazaba bafite mubiri ki? Wamupfuwe icyo biba ntikiba kizima kitabanje gupfa, kandi
icyo wibanje kiba gifite umubiri kizagira hanyuma, ahubwo ubiba akabuto ubwako kenda kaba ishaka cyangwa akandi kabuto, ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye, kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako. Umurongo wa 40 ratubwira ngo kandi hariho imibiri yo mu ijuru, ubona imibiri yo mu isi, hariho ubwiza bw'iyo mu ijuru ngo buri ukwabwo, ngo n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo, ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka ko bapfuye niko kuri, umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutazurwa utazaba, ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza, ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga, ubibwa ari umubiri w'akavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri w'akavukire hariho n'uw'umwuka. Yesu ashimwe. Iyo hacaza kuba iyo tutaza kuba dufite Yesu, ntavugire tuba dufite, ariko dufite ijambo twahawe na Yesu, ijambo twahawe n'Imana ishobora byose. Mu rwandiko rwa Yohana azatubwira ngo uku niko guhamya, ati ndabihamya neza yuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, ngo kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Uwo mwanditsi arongera aravuga ngo ufite uwo mwana w'Imana ngo afite ubugingo buhoraho muri we, ngo naho udafite umwana w'Imana ngo nta bugingo buhoraho afite muri we. Amen. Ufite umwana w'Imana, ufite Yesu Kristo, uwo muntu muri we afite ubugingo buhoraho muri we. Udafite Yesu Kristo nta bugingo buhoraho afite muri we. Umunsi umwe Yesu yigeze kubibwira abafarisayo bagimpaka, arabahirira igice cya Yohana ubutumwa igice cya 6:52. Aravuga ngo umunsi umwe yararahira byatangaga mbabwira, arabira ngo ni ukuri ndababwira yuko ngo ufite umwana w'Imana ngo afite ubugingo buhoraho muri we. Ati naho udafite umwana w'Imana nta bugingo buhoraho afite muri we. Arongera arabwira ngo ni ukuri ndababwira ngo urya umubiri w'umwana w'Imana ngo afite ubugingo buhoraho muri we. Nshuti z'Imana bavandimwe, kwizera Yesu Kristo ni ukwiteganyiriza. Kutizera Yesu Kristo ni uguhomba. Navuga ko ari ukwiyanga. Umuntu utarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, uwo muntu ariyanga. Muze mubyumva neza, umuntu utarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, uwo muntu ariyanga, yanga ubuzima bwe. Kubera kuko kwakira Yesu Kristo kuba ari ukwiteganyiriza, kuko umwakiriye afite ubugingo buhoraho muri we. Aya magambo dusomye aha ngaha ni amagambo Pawulo intumwa y'Imana yavuze. Hari impaka nyinshi nk'izi ngizi turimo tureba, abantu bakavuga ati ariko bizagenda bite, abantu ko bapfa bizagenda bite, bizahera hehe? Ariko Pawulo arababwira ati mbabwire, kugira ngo imbuto yere imbuto nziza, ati nuko babanza bakayibanza igapfa, barayibiba ikabanza igapfa. Iyo igiye kuzuka rero izuka ari nshyashya. Arabwira ngo niko no kuzuka uko bapfuye kumeze. Abapfiriye muri Kristo Yesu bazazukana iyindi mibiri misha. Iyi mibiri Bibiliya yatubwiye ngo hariho imibiri yo mu isi, ngo n'imibiri yo mu ijuru. Haleluya. Hariho imibiri yo mu isi n'iyo mu ijuru. Iyi mibiri yo mu isi izashiraho, izapfa. Ubu murimo mubona twese turimo turirukanka, wabyemera wabyanga, twese ko turirukanka
ko turihuta tujya kumva zacu mwari mubizi ko ariko bimeze twese ko turirukanga ubu turi mu marushanwa ko turirukanga tujya kumva zacu wabyemera wabyanga ko turirukanga tujya kumva zacu hari igihe cyane uzubona mujene azagenda mu muhanda ukazubona yazareba za bicepse hano ukagira ngo none umuhanda n'uwiwe ariko twese waba ukomeye waba uworoheje waba umunyacubahiro waba umeze waba warize waba twese turimo turirukanka tuja kumva zacu iyi mibiri twese twambaye twese izaje ahangaha ariko abakiriye Yesu Kristo mu mwami n'umukiza wiwe nibamara kuzikwa ahangaha umunsi Yesu Kristo azabambika imibiri yo mu ijuru inshuti z'Imana abakristo bera uyu mwana nari muzi kandi bihagije pe twarasenganye yabaye inshuti z'abana banje baramuzana baratubwira umwana wacu turamwandikisha ubu ni wo mu muryango wacu yari wo mu muryango wacu yabanaga mubana numvise nari mpaye numva ubuhamya abantu barako bavuga nazagira ngo nije uje ndabikora naho n'abandi handi hose yarabibakoreye yari umuntu usabana bihagije yari umuntu ugera ahantu agasa nahagize nk'imyaka nk'icumi rero mu waje mwacu ndikumwe na madame ahangaha n'abana bashikiwe n'abana yari umwana wacu dukunda nta muntu utamukundaga ubuzima bwe bwose twaramukundaga tukamukunda yarubahaga yarakiranukaga yakundaga yari yuzuye muri we ikintu cyitwa urukundo yari yuzuye muri we impano yo gusabana impano yari afite n'impano y'igikundiro gukundwa n'abantu ndatekereza ko abantu bose abangaba nta muntu wuzuye urukundo kuko urukundo ni Imana amen umuntu wuzuye urukundo muri we abantu baza bagenda buzuye ubugome gusa zabona abandi batakaje abatanga bakanyamenye bazabona ubundi muntu agatanga rwakiyonanye ariko uyu mwana we yari yuzuye urukundo muri we ijuru niki twebwe turarihamya uko twabanye nuko twakundanye nuko twabonanye nuko twahuye n'ubyo twakoreranye ijuru niki turabuhamya neza kuko ijuru ari iki iyi mibiri dufite izarambikwa hano mu butaka ariko umunsi wa Yesu Kristo umwana w'Imana azaza tukuremo atwambika imibiri yo mu ijuru ufite amahirwe kuba warakiriye Yesu Kristo kuko igihe nikigera uyu mubiri dufite wo gucishwa bugufiya uzawusiga ahangaha mu butaka wambikwe umubiri wo mu ijuru kuko ijambo ry'Imana yatuye ngo hariho imibiri yo mu isi n'imibiri yo mu ijuru nimba hari ikintu cyiza kimeze nimba hari ikintu cyiza kiruta ibindi ni ukuba ufite asiranse ni ukujya ugenda ukaza wumva Imana iri muri wewe nawe uri muri yo kandi uzi neza yuko umunsi umwe Imana uzaja kubana n'Imana ukicara mu gituza cyayo Imana ibaho umugisha bene data inshuti z'Imana muhumurike Bibiliya iratubwira ngo uku ni ugusinzira kandi twese tuzaza dusinzira ahangaha uyu ni Shema none ejo ni wewe ejo ni jewe wabyanga wabyemera uyu ni Shema none turambise hano agiye kuruhukira ahangaha ejo naje nzaba ndaha ejo nawe uzaburaha igisigaye no gutunga Yesu Kristo kuruta ibindi byose basore bene data mwabasore mwige kandi muminuze ni byiza mukore mubona amafaranga mutera imbere ariko proje ya mbere no gushaka Yesu Kristo Imana duhe umugisha amen